ni inkuru nziza cyane ku muryango wa Vestine na Dorcas kuko byongeye kuba byagaragazwa ko witwa Vestine na Dorcas mu by'ukuri bongeye kuba basurwa n'umuryango wabo ndetse kandi biza no kurangira babashe kuba bakerekera mu rugo rwa Edrisa na Vestine. Ni byishimo mu by'ukuri bidasanzwe kuri uyu muryango wa Dorcas na Vestine nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, byakomeje kugenda bivuga ko Dorcas mu by'ukuri yakomeje kugenda ashimira mukuru we ko mu by'ukuri akomeje kugenda yubaka urugo rwiza ndetse kandi mu by'ukuri papa Vestine ndetse na mama we bakomeje kugenda bashimira umukobwa wabo Edrisa nk'uko akomeje kugenda mu by'ukuri agaragaza gufata neza umukobwa wabo. Ni umukobwa mwiza cyane mu by'ukuri Vestine uherutse gukora ubukwe gusa kuri uyu munsi nibwo yongeye kuba hagaragara mu by'ukuri umuryango wa Vestine na Dorcas mu by'ukuri uzanye ibihembo Guhemba mu by'ukuri Edrisa nyuma yuko yateye inda Vestine. Ni kintu ubona ko mu by'ukuri kigiye kuba cyajya hanze, gusa byakomeje kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye witwa mu by'ukuri Vestine akaba yaramaze kuba yaterwa inda mu by'ukuri na Edrisa. Ni ikintu cy'ibyishimo cyane mu by'ukuri tugomba kuba twakwishimira kuko nuza kureba Vestine mu by'ukuri yari umuramyikazi hano mu gihugu cy'u Rwanda aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Kuri umunsi mu by'ukuri ni inkuru nziza cyane ngira ngo tunaganireho mu rugo n'udushya twakomeje kugenda tura mu by'ukuri mu rugo rwa Vestine na Edrisa. Ni ikintu ngira ngo mu by'ukuri dukomeze kugenda tureba ndetse kandi tunace urujijo kuri benshi bakomeza kugenda bavuga ko mu by'ukuri Edrisa na Vestine baba muri Burkina Faso. Kuri umunsi ntabwo ari uko bimeze kuko kugeza aka kanya mu by'ukuri baba mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo nk'uko bikomeje kugenda byumvikana. Benshi cyane bakomeje kugenda bibeshya kuri izi nkuru zakomeza kugera mu by'ukuri zivuga ku buzima bwite bwa Vestine na Edrisa. Ni ikintu ngira ngo mu by'ukuri tuganire ku muryango wa Vestine na Dorcas mu by'ukuri ubona ko bakomeje kugenda bagaragaza ibyishimo byakomeje kugenda abishimisha abafana babo. Gusa kuri uyu munsi mu by'ukuri ngiye kuba nakubwira udushya twabereye mu muryango mu by'ukuri wa Vestine na Dorcas, ubwo kandi benshi bakomeje kugenda babona inkuru zakomeza kugenda zivugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse kandi bagakomeza kugenda bibaza ese mu by'ukuri Vestine yaba agiye kuba yakibaruka umwana nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Gusa mu by'ukuri kuri uyu munsi nibwo amakuru yaje kuba yajya hanze mu by'ukuri tuyabonye bwa mbere kugira ngo tuyabagezeho mu by'ukuri turagira ngo tubashe kuba twayabamenyesha muyamenye mu ba mbere kubera ko mu by'ukuri ni ikintu cy'agaciro cyane kuba wabona umukobwa nk'uyu nguyu mu by'ukuri udususurutsa mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Kumenya mu by'ukuri amakuru ye ni ibintu by'agaciro cyane kandi nyaboneka niba ari bwa mbere tugiye kubana ku muryango mugari wa GB Entertainment turagusaba kureba save video wawe ukande subscribe niba utarakanda subscribe ubike no gufungura kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibiganiro by'ubwene dukomeza kugenda tukugezaho agatarwa kandi inkuru ziri update ku byamamare ndetse no ku makuru akomeza kugenda avugwa mu Rwanda by'umwihariko muri entertainment. Turajya mu by'ukuri tubageze ku muryango wa Vestine na Edrisa nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, ariko nanone turaza kuba twakwibana mu by'ukuri ku muryango yabo bose kuko nuza kureba umuryango wa Vestine ndetse n'uwa Edrisa byo byamaze ko mu by'ukuri byatirana. Gusa umuryango wa Edrisa mu by'ukuri ntabwo wahageze wose kubera ko benshi baturukaga mu bihugu bya kure. Ndagira ngo mu by'ukuri murabizi ko Edrisa nyine atanazi no kuvuga ikinyarwanda neza, ariko ndaza ko mu by'ukuri nabasemurira kugira ngo mubashe kuba mu by'ukuri mwakumva amagambo yakomeje kugenda avuga n'amagambo meza cyane mu by'ukuri anashimira abanyarwanda muri rusange bakunda impano ndetse no gushyigikira indirimbo za Vestine na Dorcas nk'uko byakomeza kugenda bigaragazwa na Edrisa agaragaza mu by'ukuri amarangamutima menshi cyane ku mugore we. Gusa mu by'ukuri bafashe ifoto y'urwibutso, ndagira ngo mu by'ukuri muri kuyibona ni ifoto nziza cyane ubona ko mu by'ukuri umuryango wose wari wishimye. Ku ruhande rwo mu by'ukuri rugana iburyo muri bo kuhabona umukobwa wambaye imyenda itukura nk'uko amakuru akomeze kugenda atugeraho. Uyu mukobwa mu by'ukuri amaze kuba yava muri Burkina Faso, ni mushiki mu by'ukuri wa Edrisa nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Ndagira ngo mu by'ukuri hirya gato murimo kubona hagati nyine umugabo wambaye agakoti gasa nk'umukara mu by'ukuri ariko yambaremo n'agashati k'umweru karimo na karuvate ndetse n'ingofero y'umukara. Uyu nguyu mu by'ukuri ni papa nyawe Vestine mu by'ukuri na Dorcas nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Ndetse kandi mu by'ukuri mu ruhande rw'iburyo bwe murahabona umugore mwiza cyane umubyeyi mu by'ukuri useka neza. Uyu mubyeyi rero mu by'ukuri nta wundi akaba ari mama bwite Vestine ndetse na Dorcas nk'uko amakuru akomeza kugenda abitugaragariza. Ndagira ngo mu by'ukuri mumaze kuba mwabamenya. Gusa Vestine na Dorcas mu rugendo rutoroshye bongeye kuba bagaragaza mu by'ukuri ibyishimo ndetse n'imvamutima zakomeje kugenda zisusurutsa abafana benshi cyane bakomeje kugenda bumva amagambo akomeye cyane Vestine na Dorcas bakomeje kugenda bakoresha mu by'ukuri muri iyi wedding niko naza kuba nayita. Gusa byakomeje kugenda bigaragazwa ko mu by'ukuri Edrisa yakomeje kugenda agaragaza amarira mu magambo meza mu by'ukuri avuga ko ashimira by'umwihariko abakunzi bakunda ibihangano ndetse n'impano za Vestine na Dorcas. Biko mu by'ukuri byakomeje kugenda bishimisha by'umwihariko benshi cyane bakomeza kugenda babona mu by'ukuri ukuntu Edrisa yakomeza kugenda anagaragaza by'umwihariko ibyishimo kuba mu by'ukuri irashakanye na Vestine. Gusa yongeye kuba mu by'ukuri yagaragaza amagambo ndetse kandi yaratangaza amagambo akomeye cyane, amagambo mu by'ukuri akomeza kugenda avuga ko bwiza bukomeje kugenda bugaragaza Vestine ndetse kandi mu by'ukuri avuga ko Vestine ngo ari umugore wakakwiye mu by'ukuri
gushakwa n'abagabo b'u Rwanda bose, kuko burya ngo nuza kureba uraza gusanga mu by'ukuri umugore mwiza ngo kumubona biba bigoranye cyane. Kuba wabona umugore mwiza nka Vestine ngo mu by'ukuri byagusaba imyaka igihumbi. Mu magambo meza yakomeje kugenda akoresha mu by'ukuri ataka madamu we Vestine, nk'uko byakomeza kugenda mu by'ukuri binashimisha ivamutima zakomeje kugenda zigaragazwa by'umwihariko n'umuryango wa Vestine na Dorcas. Byakomeza kugenda bigaragazwa ko mu by'ukuri Edrisa yamaze kuba yashima umugore we. Kuri uyu munsi munyemerere mu by'ukuri tuganire ku makuru atandukanye akomeza kugenda aranga uyu munsi, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Benshi bagakomeza kugenda bahera mu rujijo bakibaza ese mu by'ukuri Vestine yaba yaratewe inda mu by'ukuri na Edrisa. Andi makuru ngira ngo twibandeho n'amakuru akomeje kugenda avuga ko mu by'ukuri witwa Dorcas nawe ngo mu minsi mike ashobora kuba yakerekana wedding cyangwa se akerekana ubukwe. Benshi ndagira ngo mu by'ukuri mwakomeza kugenda mwibaza ibibazo byose byashubirijwe muri uyu munsi. Nigira ngo mu by'ukuri tubashe kuba twaganira kuri uyu munsi w'amateka, washe kuba mu by'ukuri waranga mu rugo rwa Edrisa ndetse na Vestine. Edrisa Mudaragwa mu by'ukuri yongeye kuba yashimira abanyarwanda muri rusange ndetse kandi anashimira umuryango wa Vestine. Gusa mu by'ukuri ngo yamurereye umugore neza. Nawe nyine nuza kureba Vestine n'umwana mu by'ukuri w'imvamutima, n'umwana witonda cyane. Biragora mu by'ukuri ko wafata Vestine ngo umugereranye na babakobwa binaha i Kigali cyangwa se mu Rwanda, kuko nuza kureba abakobwa binaha mu Rwanda abenshi mu by'ukuri mukiri mu rukundo babatukana bagutuka mu by'ukuri bakakubwira amagambo atandukanye nayo ukeneye kumva, cyangwa se mu by'ukuri ukabona gahunda zo kuba bazana gufata neza mugeze mu rugo, ukabona mu by'ukuri ni ibintu bitari byo, cyangwa se mu by'ukuri biba biri kure cyane. Abiyi minsi mu by'ukuri abakobwa baba i Kigali benshi cyane baba bikundira kuryoshya no gusohoka ku mazi gusa, ariko mu by'ukuri wareba imico nk'iyabo ugasanga ntabwo ari imico myiza. N'amagambo mu by'ukuri yakomeje kugenda avugwa na Edrisa Mudaragwa mu minsi mike cyane, yavuze ko amaze mu gihugu cy'u Rwanda avuye muri Burkina Faso, nk'uko byakomeza kugenda bigaragazwa by'umwihariko n'abandi bari muri iki kirori bakomeje kugenda bagaragaza ibyishimo bidasanzwe, bavuga ko mu by'ukuri ari umunsi w'amateka. Ni umunsi mu by'ukuri ngira ngo turaganireho benshi cyane bakomeje kugenda bahagaragara, ndetse kandi na timu yose ya MI Empire yakomeje kugenda mu by'ukuri ihagaragara. Ndagira ngo uwitwa Niyo Bosco yarahari ndetse na Chris Easy ndetse na n'uwitwa mu by'ukuri Irene Melodicari yakomeje kugera mu by'ukuri agaragaza imvamutima n'amarira, yakomeza kugera mu by'ukuri anatuma Vestine nawe arira cyane. Urabona ko mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bibaza ese mu by'ukuri Vestine nk'uko byakomeza kugenda bivugwa yaba yaratewe inda mu by'ukuri na Edrisa. Kuri uyu munsi mu by'ukuri hari umunsi wo guhemba mu by'ukuri Edrisa, nk'uko byakomeza kugenda bigaragazwa ko mu by'ukuri mu minsi mike bamaranye byakomeje kugerwa ko agezamo igitego cya mbere uwitwa Edrisa Mudaragwa amaze kuba mu by'ukuri yatera umukobwa w'umuramyikazi w'umunyarwanda mu by'ukuri kuri uyu munsi atakiri umugore, mu mezi ari imbere agiye kuba yitwa mama runaka, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa ko mu by'ukuri Edrisa Mudaragwa amaze kuba yatsinda igitego, kuko burya ngo urwo rwubaka kugira ngo mu by'ukuri muzabyare ndetse munororoke. Gusa mu by'ukuri umuryango wa Vestine na Dorcas wahaye Edrisa ndetse na Vestine umugisha udasanzwe kuri uyu munsi.